haleluya haleluya. Igiterane cy'ububyutse itorero Anglikani ry'u Rwanda AR Kacyiru bagutumiye mu giterane cyo kuhimbaza Imana, cyo kumva ijambo ry'Imana gifite intego ivuga ngo ba ubeho bihuye n'icyo wahamagariwe. Petero wa mbere igice cya 2:9. Iki ni igiterane kizatangira itariki 24 z'ukwezi kwa 11 kirangira itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Iki giterane kandi kizajya gitangira saa 11 z'umugoroba kirangire saa 2. Ni ukuvuga ngo buri munsi mu mibyizi guhera saa 11 z'umugoroba ni umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse n'abavuga ubutumwa batandukanye batugeza ijambo ry'Imana. Abavuga ubutumwa nka Revela Zigirinshuti Michel, umujyi ugahinduka tugakizwa. Haleluya. Archdeacon Kayitare Samuel, Revela Mudahigwa Abusalomu, ndetse na Profeseri Ndikumana Viateur n'abandi bavuga ubutumwa batandukanye. Tuzaba turi kumwe n'amakorali ndetse n'ama-worship team atandukanye nka Holy Call Worship Ministry. Korali Cœur Joyeux, Korali Abacunguwe, Korali Elohim, Korali Ishimwe, abanyamasengesho bazajya batangira saa 3 z'igitondo bageze saa 9 z'umugoroba. Muzaze dufatanye ibyiza twumve icyo Uwiteka dushakaho muri iyi minsi. Ba ubeho bihuye n'icyo wahamagariwe.